tubahaye ikaze kuri uru rubuga rwacu. Ni umwanya w'ikiganiro ba urumuri, tukaba rero tubatumiye kugira ngo mubashe gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi. Hano rero iruhande rwanjye twabazaniye umutumirwa, ndagira ngo nawe abibwire. Murakoze cyane. Nitwa Gaspard Bavugayabo, nkomoka mu muryango remezo ya 16 santarari ya Nyamubembe, mu butumwa bwa Kiliziya. Mu muryango remezo naturutsemo ndi umuyobozi wawo. Mu butumwa bwa Kiliziya kandi nkora ubutumwa bwo gusoma mu Kiliziya. Nyagasani yakomeje no kunteza intambwe. Mfite n'ubutumwa bwa komisiyo y'umuryango muri santarari yacu ya Nyamubembe. Ninjye uhagarariye ubutumwa bwa komisiyo y'umuryango muri santarari yacu ya Nyamubembe. Ndumva ari uko umwirondoro wanjye ntashobora kuwusesengura. Yego, arakoze cyane umutumirwa wacu Gaspard, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Tudatinze rero ndagira ngo dutangire ikiganiro mpera ku kibazo. Kiliziya nkunda kuyikubonamo kenshi kuva ukiri muto, mbona hari uburyo ukunda ibintu by'Imana cyane. Iyo nyota yakujemo ryari, byaje bite? Turagira ngo uganirize abantu badukurikiye, ubabwire ibyo bintu uburyo byakujemo. Kugira ngo wenda dushobore kumvikana neza, wenda nahera ku ijambo rigira riti iyo uri umubyeyi uhetse umwana, wenda umwana yagera mu mugongo, hari ukuntu umwana agera mu mugongo akaza ajugunya ashibura amaguru cyangwa se amaboko, akanazunguza umutwe. Icyo gihe iyo uri umubyeyi umuhetse urahavunagurikira cyane. Uravunika, ariko nyine impuhwe za kibyeyi n'ubundi ugakomeza ugahendahenda. Ariko iyo umwana umushyize mu mugongo uri umubyeyi, yajya mu mugongo akajebera, nyine uri umubyeyi nawe urizihirwa. Uko umuhetse akagukundira, uko umugenjeje mu mugongo akagukundira, iyo uri umubyeyi uranezerwa. Nanjye rero navuga ngo ni muri ubwo buryo Nyagasani yagiye amfasha, nkamwemerera singararambe, nkamera nka kwa kundi Roho Mutagatifu iyo tumwemerera atujyana aho ashaka. Atujyana Roho Mutagatifu we aho ashaka. Turemeranye tukamera nka kwa kundi umuyaga uhuha ku kibabi kikajya kigenda uyu umuyaga uri kucyerekeza. Na Roho Mutagatifu twamwemereye niko bigenda. Atujyana iyo ashaka ntitugararambe. Yego, ni muri ubwo buryo navuga nti ntabwo nagararambiye Nyagasani, ariko cyane cyane ngafashwa n'ijambo ry'Imana riri muri mwene Siraki, umutwe wa 51, duhereye ku murongo wa 12 wenda tugashyitsa ku wa 20. Nta Bibiliya nazanye ngo tuhasome, ariko byonyine kubera ko hajya hamfasha iyo ndi mu rugo, nkunda kuhasoma cyane kuko haramfasha. Hari bishimisha Nyagasani muri iyo mirongo igize uwo mutwe wa 51, guhera ku murongo ndetse umurongo wa 17 wo ni agahebuzo. Gutega amatwi Nyagasani cyangwa se kumusaba akadushoboza. Uriya murongo uvuga ko Nyagasani adushoboza, iyo tumwemereye aradushoboza. Nubwo nari ndisanishije no kutagararamba uri umwana y'umubyeyi aguhetse. Urakoze cyane, utubwira ibintu bikomeye, kutagararamba imbere y'Imana. Yego.
biragaragara bishobora kuba byarakuranze koko kuva ukiri muto. Ndabyibuka niga muri pirimeri, najyaga nyura mu rugo iwanyu aho mwari mutuye, nawe uri umwana muto, nkabona wakoze gitari mu idebe. Biriya bintu byaje bite? Bidusobanurire, byaje bite biriya byo? Umugambi w'Imana igihe kigeze urashyika. Ni ukuvuga ngo mu buzima busanzwe numvaga nacurangira Nyagasani, ariko niherereye bitewe n'ukuntu tubanye n'uburyo mubaniye. Ubwo ni bwo buryo nafataga nk'idebe ngacuranga, kuko nta bushobozi bwa gitari nari mfite. Na n'uyu mwanya ubwo abandi bacuranga senti, njyewe nanjye narayihimbye nyine, ariko ncurangire Nyagasani. Kuko mu by'ukuri pe natangiye kwiyumvamo Nyagasani neza mfite imyaka 16, guhera muri 87, 88 gutyo. Noneho kugeza ubu, kuva icyo gihe muri 88 niho nafata neza, muri 88 kugeza ubu 2023, Nyagasani yarangwatiriye, ndemera yarangwatiriye, kuko hari n'ijambo ry'Imana rikunda kumfasha ngo Nyagasani avuga ngo Nyagasani abiwe yarabatoye. Nyagasani kandi kudutora ntago areba igihagararo cyangwa se uburanga, nuko niyumva cyangwa se uko nsa, mbona Nyagasani nta gikundo yankunda, ariko yabona icyo kundebuza. Ariko kubera ko Nyagasani w'ibyo ntabireba, ngombwa ni umutima. Umutima niwo Nyagasani yemera. Urakoze cyane. Hari ubutumwa wagiye ushingwa bugiye butandukanye mu kiliziya, dukunze kukubona usoma. Hari n'ubundi butumwa baherutse kubushinga bujyanye no guhagararira komisiyo y'umuryango. Hari ikintu ngira ngo utuganirizeho cyangwa se utubwireho mu buryo bw'umwihariko. Muri komisiyo y'umuryango, urumva umuryango uba ugizwe n'umugabo, umugore n'umwana. Reka mbere ku kibazo giteye gitya: kuki abagabo badakunze kwitabira ibintu by'Imana? Ni ukubera iki? Iyo ubirebye muri rusange ukagereranya abagabo umubare wabo n'abagore, ababyitabira benshi ni igitsina gore. Nka komisiyo muhagarariye, iyo mubirebye mubona biri guterwa n'iki? Kuki abagabo batari kwitabira gahunda za kiliziya? Kuki batitabira ibintu by'Imana muri rusange? Wenda kutitabira ibintu by'Imana, reka aba ariho duhera. Mbere na mbere ni ukutabyumva, kutabiha agaciro. Kuko urabona baratubwira ngo kiliziya iradushishikariza cyane cyane uri umugabo mu rugo guha umwanya, akaba ariwo ugirira umwanya w'ibanze Nyagasani, ugasengera abo mu rugo, ukagira umwanya wo gusengera urugo. Hari abagabo benshi ibyo batabikozwa, ariko nkanjye wenda turaza kubigarukaho. Nkanjye nubwo naba nakoze cyane ku buryo umubiri uza kugira intege nkeya, sinshobore gusenga, ariko nshobora gucuranga akaririmbo k'Imana, umuryango mu rugo bakanezerwa, nkabasusurutsa. Nuko mfashijwe nyine n'inyigisho bahora badushishikariza mu rugo, icyo twita agahe k'umuryango. Nibwo ushobora agahe k'umuryango nabwo kubivugaho ni byiza, kuko agahe k'umuryango ubundi yaba ari ukugira ngo uri umubyeyi abana bakwibonemo. Uko umwana yaba angana kose, uba ushobora kumushyira mu mugongo ukamuheka, uba ushobora kumusimbagiza. Bikise nanjye nicyo nahisemo. Mfite abana bajya kuba bakuru buhoro, mu myaka 10 na 12 gutyo, ariko ni ukuvuga ngo
ndi umusaza nkabona akabahetse, mfatiye umuduri nkabacurangira, bakanabyina. ubuze ijambo rikomeye agahe k'umuryango, Yego. ugiye kubisobanura kugira ngo n'abadukurikiye babashe kubyumva. Yego. Agahe k'umuryango kadusobanurire. Ni ugushimisha umuryango, kuko urabona ko agahe k'umuryango hari ukuntu hari ababyeyi babaho cyane cyane b'abagabo, yataha nko mu rugo agataha atera ibintu imugeri, cyangwa se avuga nabi, nta no kuvuga ngo mwiriwe, ariko nkanjye iyo ngeze mu rugo ndasuhuzaga nkavuga ati yemwe mwiriwe, waza ati se mwanatetse iki, cyangwa niba byabananiye ni mubimbega mbyiteke. urumva winjiranye Nanjye nze neza, kubagaburira. ukinjira uvuga neza. Agahe k'umuryango nkurikije ukuntu nkumva, Niho ni naganisha. nka cya gihe, sinzi niba uko ugiye uko wabisobanuye ariko nabyumvishe, ariko ndi kumva ari nka cya gihe ushobora gufata umwanya mu rugo Yego, yego. ugashimisha abari mu rugo, Yego, yego. aho bakababwiye nabi Yego. cyangwa se ngo babwire baca intege, ahubwo wowe ugakora igishoboka cyose ku buryo ubanezeza Yego. nk'umuryango uhagarariye. Ndetse n'iyo n'igitsure cyabaho cya kibyeyi, ukaza kubagarura mu murongo. Hari igihe igitsure cya kibyeyi kiza kibaho, yego, ukaza kubagarura mu murongo. Murakoze cyane. Mbibutse ko turi kuganira n'umutumirwa wacu akaba n'umuhanzi Gaspard Bavugayabo, tukaba turi kugirana ikiganiro kijyanye n'ubutumwa akora mu kiliziya ndetse n'ubuhanzi akora yatangiye akiri mutoya. Reka bariho duhita tuganisha. Mu minsi yashize ubwo batangaga ubusaseridoti muri paruwasi ya Mwezi, twabonye ujyana umuduri ususurutsa abantu bari bahari, bari benshi, abantu barishima. Twatangiye tuvuga ko ukiri muto twakuze tubona warakoze gitari mu idebe. Umuduri wo waje gute, wawiyumvishamo gute? Nibyo nayo nkikubwira, habayeho dufashijwe n'agahe k'umuryango, nyine najyaga nkucurangira umuryango igihe twishimye, nyine ibyishimo mu muryango aba ari ngombwa, ndetse n'iyo habayeho akabazo gashobora gutuma wenda habaho kubabara, n'ibyishimo bizeraho y'aka kantu kakunda kunyuraho. None ni ukuvuga ngo habayeho igihe cya kirisitu muri buri rugo, kirisitu muri buri rugo, padiri akaza tugakingura inzu yose, padiri akinjiramo agatera amazi y'umugisha hose, mu rugo hose, no mu gikari hose. Ubwo rero mu gutera amazi y'umugisha, padiri yaje kumbwira ati ndeye amazi y'umugisha ariko mbonye agacurangisho ducuranga, ese naka? Nabwo ati nakanjye nako nzancuranga turi mu gahe k'umuryango. Nuko rero arangije, ubwo yambajije gutya, arangije nyine yicaye turi kuganira muri salo, arambwira ati zana ka gakoresho ukozeho twumve. Mucurangira indirimbo nyine nkunda gucuranga cyane, ivuga ngo muntu waremwe n'Imana, muntu waremwe singiza uhoraho, muntu waremwe singiza uhoraho, usingiza uhoraho, uhoraho nguhaye impundu, aguhaye impundu, komerwa amashyi, habwa ikuzo n'icyubahiro. Nuko Turagira rero ngo ukore mu mirya y'uyu muduri, udushyirireho iyo ndirimbo niba ariyo wateguye kugira ngo tugezeho, kugira ngo abagukurikiye rwose banabona uburyo umuduri bawucuranga. Hari abafite amatsiko, abenshi ntabwo babizi. Turagira rero ngo tuguhe umwanya, ubundi uturirimbire unaducurangira ukoresheje uyu muduri. Yego. Indirimbo ivuga muntu waremwe n'Imana, reka abe ariyo mperaho, kubera ko hari byinshi Nyagasana nkorera, nkamusingiza mfashijwe
n'iyo ndirimbo ndetse n'ibyo mbona n'ibyo akorera abo mbona ndetse by'agahebuzo, duhereye ku badushyitsaho mu bakoresha adushyitsaho ijambo rye. Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abihaye Imana nibaguha amashyi, baguha ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abapadiri nibaguha amashyi, baguha ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Ababikira nibaguha amashyi, baguha ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abafurere nibaguha amashyi, baguha ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abarayiki nibaguha amashyi, baguha ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Mu butumwa nitumuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abagabo twese nitumuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Ababyeyi nibamuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abasore nibamuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abakobwa nitumuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abana bato nibamuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abasaza nibaguha amashyi, tuguhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya! Muntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Abakecuru nitumuha amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro.
ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Iwacu i Bukunzi nitumuhe amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya. Umuntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Mu butumwa nitumuhe amashyi, tumuhe ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya. Umuntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Umuntu waremwe singiza uhoraho, aguhaye impundu komerwa amashyi, habwa ikuzo ryinshi n'icyubahiro. Aleluya. arakoze cyane umuhanzi wacu akaba n'umunyabutumwa muri Kiliziya Gatolika, uturirimbiye neza unaducurangiye neza. Tuzongera tugushakira akanya. Mbere y'uko dusoza rero, turagira ngo ugire icyo ubwira abari badukurikiye muri iki kiganiro ba urumuri, ariko uhere ku bagabo, ubakundishe Kiliziya, ubakundishe Imana, ubakundishe ubutumwa, nabo ari butangiriraho n'abandi urabageraho. Gira icyo wababwira mbere y'uko dusoza. Duhereye ku bagabo bagenzi banjye, nk'uko nabivugaga, dufashijwe n'ijambo ryo kutagararamba, abagabo twakwiye kutagararambira Nyagasani, tukumvira Nyagasani, cyane cyane tukamwumvira mu butumwa yaduhaye. Abagabo dufite amahirwe akomeye cyane, twakwiye gukomera kuri Nyagasani kuko nitwe yahereye harema. Ubwo twakwiye kumwizihira. N'udafite inyota namushishikariza kugira inyota yo kwizihira Nyagasani. Twese muri rusange twizihira Nyagasani, ariko cyane cyane nyine duhereye ku bagabo. Niyo nama natanga, kutagararambira Nyagasani, abagabo tukumvira Nyagasani, tukemera akaduha ubutumwa, tukamukorera, mbega tukamukorera, tubikwiye kugira. Murakoze cyane. Wabwira n'abandi muri rusange noneho ubutumwa bwa rusange, ubwo bwari ubugenewe abagabo, bwa rusange noneho. Bwa rusange n'ubundi biruzuzanya. Dukorere Nyagasani, dufashijwe cyane cyane na ririya jambo ry'Imana nakunze kwibandaho. Riradufasha cyane. Aba batubwiye ko turisanga he? Nawe mwirutse. Tubwiye mwene Sirake. Mwene Sirake umutwe wa 51. Yego. Kuva ku murongo wa 12, bishobotse twashyita ku wa 20, birahagije. Murakoze cyane. Haradufasha cyane rwose mu butumwa muri rusange. Havuga ubu gukorera Nyagasani guhera mu buto bwawe, ukamwizihira, ukamubanira, umwana muto, urubyiruko, gutyo kugeza ubwo umuntu ageze mu zabukuru. Kuko kenshi ngunda kumusaba, kuko ku murongo wa 14 ntacyo namusabye ngo akinyime. Kenshi nkunda kumusaba. Bavandimwe mwari mudukurikiye muri uyu mwanya w'ikiganiro ba urumuri kuri urubuga rwacu, turagira ngo tubashimire. Turabashimiye namwe kuba mwari mwemeye kwitabira ubu butumire. Turabifuriza gukomera muri Nyagasani. Umurongo mwatangiye ufasha benshi, ntimuzigere muwuhagarika, ahubwo muwukundishe n'abakiri bato. Ubutaha nitwongera kubatumira muzaze muri kumwe n'abato mwamaze kwigisha gucuranga uyu muduri. Nk'uko rero twari twabibabwiye, twari turi mu mwanya w'ikiganiro ba urumuri kuri urubuga rwacu, tukaba tubashimiye ko mwabashije kudukurikira. Ikiganiro cyacu rero twari twabateguriye kuri uyu munsi, tukaba tugisubikiye hano. Imana ikomeze ibahe umugisha naho ubutaha. Murakoze cyane.